Iyi foto iri kubona imbere yawe niyo umunyarwenya Steve Harvey ari kumwe na His Excellency Paul Kagame, igaragaza ibyishimo ku maso ye nyuma yo kwakirwa akanagirana ibiganiro nawe. Ni mu gihe yari hano mu Rwanda, aho yageze ku wa 18 z'ukwa 11 2024 muri gahunda ze zirimo no gusura u Rwanda muri rusange. Ubwo yari mu Rwanda yajyanye ibiganiro na His Excellency Paul Kagame, baganira ku ngingo zitandukanye zirimo imikoranire n'ishoramari ryashoka mu ngeri zitandukanye, zirimo no gutegura ibikorwa bitandukanye birimo n'iby'imyidagaduro. Gusa aha reka tugaruke ku buzima bwe mu buryo buvunaguye. Uyu munyarwenya w'umunyamerika wabonye izuba ku wa 17 z'ukwa mbere 1957 akavukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Virginia, agakurira muri Cleveland. Usibye ko ari umunyarwenya kandi ni umwe mu bakora ibiganiro kuri televiziyo bikunzwe muri Amerika, akaba umukinnyi wa filime karundura ndetse n'umwanditsi w'ibitabo nka Before They Were King, Act Like a Lady, Think Like a Man n'ibindi. Gusa kuba umunyarwenya nibyo byamubereye imbarutso kugira ngo abo twamenye kuri ubu. Uyu mugabo yaje kumenyekana binyuze mu gukora urwenya rwamenyekanye cyane nka stand up comedy. Ngira ngo si ubwa mbere wumvise ijambo kuko na hano mu Rwanda stand up comedy haba, aho yakozwe n'abarimo na Zubi Comedy n'abandi. Yatangiye umwuga nawe akora comedy nk'abandi banyarwenya tubona hano muri Kigali ndetse n'ahandi. Gusa mu mwaka w'1985 nibwo yabonye umusemburo wo gukora ashyizeho umwete kandi acirwa amarenga yuko ushobora kuba umwuga wamuhesha umugati kandi n'abazamukomokaho. Iki gihe yahawe igihembo kimwe mu byari bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu marushanwa yitwaga Amateur Night Contest. Ahava yikomanga mu gatuza, ari nako akanura ubudahumbya n'icyari ryiza ryo gukomeza uwo mwuga. Kuri ubu watumye bakimenywa na bose kandi ukamubeshaho hamwe n'abo mu muryango we. Mu gihe cy'imyaka 5 atangiye umwuga, imiryango yaramwugurukiye, abona aho heratangiye gukinwa ku mateleviziyo akomeye binyuze muri komedi yakinnye irimo abamazina akomeye yiswe Johnny Walker National Comedy Search. Dusubiye gato mu bihe kuva muri za 70 kujya muri 80, Steve Harvey yabayeho imyaka igera kuri 3 ntaho kurambika umusaya agira. Aza kuhabona agiriwe ikigongwe na Rich ndetse na Becris bateguraga ibitaramo, bamuha akazi ko kujya akora amasuku hazwi nko kuri red carpet, bamusinyisha amasezerano y'akazi, bamuha kurambika umusaya, ibyo kuramiza imbavu ndetse na kashi zo gukesha imifuko y'impuzu ze, kuko ibindi yari gukenera ku giti cye byose bisa naho babimugeneraga. Nyuma yaje gukora akazi karimo gukorera ibigo bicuruza ubwishingizi, aza kandi gukora kimwe mu bigo byakoraga ubwikorezi, ubwo hari mu mwaka w'1979. Mu 1995 yagaragaye kuri televiziyo yitwa Cable TV muri seri yitwaga Def Comedy Jam. Yari muzi ikurikirwa n'abatari bake muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha yari akomeje gukuza impano ye ndetse n'ubunyamwuga mu gukora urwenya ari nako izina rye rikura. Mu mboni z'abamukurikiraga yewe harimo n'abaherwe ba nyiri ayo mateleviziyo akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakundaga kureba komedi z'abarwanira telekomande n'abana ndetse n'abagore babo. Buri umwe ashaka gushyiraho ibyo ariko bashyiramo Steve Harvey, bose bakanogerwa nabyo. Urwo rukundo bakunze komedi bigatuma bakunda kumureba ndetse nyine nk'abanyabwenge kandi banahiriwe no gukabakaba amadolari atabarika. Bakamureba, bagasesengura imivugire ye n'imigenzereze ye kuri kamera, imboni z'amaso yazihuje n'umutima nama. Bamuhamagariye kumwe mu bakora ibiganiro kuri televiziyo, aho yahereye mu kiganiro Showtime at Apro Live mu mwaka w'1993. Nyuma yaho gato kandi yaje gutangiza urwenya rwacaga kuri televiziyo, arutangiza mu izina rya Me and Boys, bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo njye n'abahungu, aho yakinaga ari umubyeyi w'abana 3 b'abahungu barera wenyine kuko nyina yari yaritabye Imana. Uru rwenya rwakunzwe n'abenshi ku kigero cyo hejuru, rwakozwe kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1995, ni ukuvuga ko rwabayeho mu gihe cy'umwaka umwe. Nyuma y'uyu mwaka umwe, Steve Harvey yari yaramaze gutegura indi seri y'urwenya ari nayo yahise akurikizaho noneho iri mu mazina ye The Steve Harvey Show, iba kuva mu mwaka w'1996 kugera mu mwaka wa 2001. Iyi yabaye seri yamuhinduriye ubuzima, byanamubereye ipfundo ryari ripfunditsemo urufunguzo rwagombaga gukingura imiryango yagombaga kunyuramo ngo tumubone, tumumenye, tumwumve, tumukunde kandi tumukundishe n'abacu. Muri iyo myaka 5 iyi seri yamaze, nta kabuza Steve Harvey yari amaze kuba kimomo nk'umwe mu banyarwenya bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasaga nawe yari amaze gukabya inzozi, ariko nk'uko umurose mwiza gihe cyose ahora arota, kuko nyuma yagiye agaragara muri filime zigiye zitandukanye zirimo amazina manini, nkaho muri 2003 yagaragaye muri filime yiswe The Fight Temptation, yahuriyemo n'abarimo Beyonce Knowles ndetse na Cuba Gooding. Yongera kugaragara kandi muri Love Don't Cost a Thing n'ubundi muri uwo mwaka. Muri 2004 akina mu yiswe Jason Family Vacation ndetse na You Got Served. Muri 2005 yongeye kugaragara muri filime yiswe Racing Strips, aho yari amaze kuyintyoza bidasubirwa mu mikinire ye ndetse amaze kwigarurira imitima ya benshi. Ku makuru dukesha urubuga rwe steveharvey.com,
rutubwira ko mu mikurire ye byaba mu bihe bigoye ndetse no mu bihe byo gucika intege, hamwe mu magambo yamusubizagamo intege ariya magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza agira ati you have to dream big and believe that you will succeed. Tugenekeje mu kinyarwanda bisobanuye ngo ugomba kugira indoto ngari kandi ukiza ko ugomba kuzigeraho. Ngo ayo magambo namwe mu magambo yubakiyeho ubuzima bwe, akamwibutsa ko igihe cyose agomba kugira intego mu byo akora kandi agahora yizera neza ko agomba gutsinda. Uru rugendo rwose ndetse n'ibindi tutarondora Steve Harvey yarunyuzemo aherekejwe n'impamyabumenyi ye y'amashuri yisumbuye gusa yakuye muri Greenville High School, mu gihe ahandi yagerageje kwiga amasomo yatadakoze graduation na hamwe muri kaminuza zigeze kuri 2 yagerageje kwigamo. Ibi byose bifite aho bihuriye n'ubuzima yabagamo n'umuryango we butari bworoshye na gato. Mu 1974 nibwo yabonye impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye mu ishuri rikuru rya Greenville High School, ahanyuma yagerageje kujya muri kaminuza hafunze imitwe bikarangira bitamuhiriye na gato. Kwirwanaho ndetse no kurwana ku muryango we biri mu byaranze ubuzima bwa Steve Harvey. Kwirwanaho ndetse no kurwana ku muryango we biri mu byaranze ubuzima bwa Steve Harvey. Kuri ubu n'umugabo w'abana 7 yabyaranye n'abagore 3 ari naho tugiye gura tugaruka ku rushako rwe. Nyuma yo kurambagiza igihe kirekire ari nako ashakisha ubuzima mu bihe bitari byoroshye yanyuragamo, mu mwaka w'1981 yemeranyijwe na Marcia Harvey kubana nk'umugabo n'umugore, maze imiryango irabishima. Gusa mu mwaka w'1994 amahembe aza gukomana, yewe ku ruhande rumwe aravunika bisiga umwe abaye inkungu. Nk'ibisanzwe urabyumva Steve yasigaye n'ubundi arwana n'ubuzima ndetse n'abana yari amaze kubyarana n'uyu mutegarugori uko ari 3 ari bo Carrie, Brandy na Broderick. Nyuma gato y'imyaka 2 yongeye kwishumbusha undi mutambukanyi witwa Mary Lee Harvey, nawe baza gutandukana muri 2005 bafitanye umwana umwe bahitiyemo izina rya Winton. Muri uko kudahirwa n'urushako nk'uko wabyiyumviye, gusimburanya abagore hatabura naho yihakabyiza handi mu gihe rwisasiwe n'umwe, ntabwo nabo bwonko ndetse n'umutima byamuhaye amahwemo ngo abure kurarikira ibyo yari yarihaye bikarangira yatamuraye ku mubiri, kuko n'ubundi binagendanye n'ubwamamare yari amaze kugira binakunze kugonganisha benshi n'igitsina gore mu gihe umugabo ari kimenywa na bose. Ubwo yari mu bushabitsi bwe bwa buri munsi yahuye n'ikiremwa Imana yatamirije ishusho yayo maze birakundikura muri cyo. Aha izina Marie Joy ryari rigiye guhuzwa na Harvey nk'uko byagenze ku bandi bagore bahahise ha Steve Harvey, maze Steve akongera gusigwa mu bisage nk'uko byahoze aho yacanaga n'abandi hatarajya hacishwa umuriro. Marie Joy we yaje rwose uko zuba kwa bisa naho yabyonkejwe azi neza password nk'uko wajene mu byitubu, maze harambana n'uburugikomeye. Usibye kubyarana abana 3 nyuma ya 4 Steve yabyaranye n'abagore 2 twabonye mbere. Marie Joy yabereye Steve urugo kandi wenda abana bifashijwemo n'amasomo Steve yakuye mu itandukana rya hato na hato yagiye agira mu rushako rwe. Icyakunze kugaragara mu rushako rwe nuko imyaka 2 kuri we yabaga ihagije ngo bikomere yatewe n'urubavu rwe bahoranye bibe byarasubiranye yongere kwishumbusha urundi. Ibi ni imwe mu byaranze ubuzima bwe, ahaba mu kazi ke ka buri munsi yewe ndetse namwe mu mateka yo mu nguni zitandukanye. Gusa iyi ni imwe muri page zigize inyandiko ikubiyemo byinshi ku buzima bwe, bya bihembo yatsindiye, ibidasanzwe byariye cyane mu buzima bwe ndetse namwe mu mabanga atarigeze ajya ahagaragara. Nibyo uzakurikira muri documentaire itaha. Iyi ni DYN TV, njye nitwa Badon. Komeza ubane natwe mu biganiro bya buri munsi, ndagushimiye.